ariko ubu ngubu ndumva meze neza mpagaze neza mu mwami. Kuza muri Kristo niho hari amahoro, muri Kristo harimo byose. Kuva namenya Kristo nabaye mbese icyaremwe gishya mpinduka umuntu mushyashya. Yego. Aho ngaho ndabireka ibintu byo kuririmba muri korali nyine ndabireka. Ubwo igihe namenye yuko nabiketse mbese nari ndyamye umunsi umwe ari nijoro bigeze mu ma 9 exactly 9. Noneho niciye mu ma 9 gutyo nibwo niciye numva nagiye kubona nari ndi mu nzozi mbona ndi kuririmba hari abantu benshi n'ibihumbi nka 50. Mbona amabira aho ngaho nzi ukuntu twe twagiye gusenga. Nari maze iminsi mfite ububyutse ndi gusenga cyane pe ndi gusenga nicaye inyuma mu rusengero nagiye nicarira inyuma ndituriza nicarira inyuma bari kugira bari gusenga numva indirimbo iraje iriya no ndirimbo ya Jesus is mine imaze imyaka yaje muri 2019 umupfu wa undi wigendera mbona bindangira nta mahoro ngira nta kigusinzira byanga nkajyanwa ibinini binsinziriza mfite depression mfite nuza stress iteye ubwoba. Noneho mbonye ibyo bintu byose biri kugira bimajije kundenga nibuka ko hari Imana y'inyembabazi. Yego. Ndavuga atari ko ibintu nubwo bimeze gutya bishobora wenda ngiye ku Mana nzi neza ko Imana itanyirukana. Nuko nagarutse ku Mana ndayinginga mbwira mama turinginga Imana nyine igenda ingarura gahoro mu murongo. Noneho hari umunsi umwe nari ndi mu rugo kuko nagarutse nyine nta kazi mfite ibintu by'ibibazo byinshi. Umunsi umwe ndi kubaza Imana ngo imikerekezo Mana nzi kuri Imana kandi urumva mbabarira umereze icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ririmba.